kubeshyira iki samunana ntabwo biravamo mani ntabwo biravamo pe njye urambwira n'umwamburi oya umva se kamubwira bimbwira neza njye urabimbwira neza aho kwinyemerera muganye garafurera mbwira ko ni umukobwa nawe baziranye ubwo ko nawe muziranye gute harimo akagambana ndamuzi ngiye tumanya amezi atatu mbese mwahuriye he banzu bimbwira neza twahuriye ushinzwe kukwamenya oya ngo ishari wanjye manje umukunzi wawe ukabifata mashini ndetse yakora shaka urabimbwira oya urabimbwira mani urabimbwira nagucika pe tuninjuta ko nagucika ku mwana wanjye wa mbere waragiye garafure ndamwubashye shage nako nasangira nawe shage wito ndamwubashye garafure ko nyine ninjye nako nasangira nawe je wito ahubwo mbwira umwawe na bintu byinshi twahuriye umwana tumaranye imyaka ingahe turasanga nguje kwibaraguza ibyo ngibyo ushaka kumwa ko ari rekura ariko shande kuro ahubwo urabimbwira twera urabimbwira be bona nagukumbuye ntago wabyumva pe ndagenda gukumbuye cyane pe ntago wabyumva ushaka kunsura uyu munsi se nanjye ndi mu rugo nta kintu ndi gukora nevereye muri gym nagiye gushyiraho akantu nanjye ngo ndebe ko ituza ryaza ndabizi abakobwa nibyo musigaye mukura umusore udafite amatuza ngo ni mu kimwemera ngo ndubaka ibaba ngo nanjye yewe nzajye mukumvira kumbuye byadanje ku buryo rwose utabyumva ariko nyine kubera n'ikintu ndi gukora kugira ngo se agasabo nanjye nshaka wahagera ukaza ukandeba igabure iyo ndi kumwe nawe mba numva rwose abantu ubuzima mba numva aribwo buzima nkwiye kwiberamo nta n'ubundi nkeneye ndagukunda byadanje bitambuka kuvuga ngo ntuzere kubyizera jya wizera kubona urukundo rudahari nawe mfata umwanya wanjye wati bamuhamagare tuganire nagakorwa ndi mu bindi ntabwo ari ngombwa kuba nagomba kuvugisha mbere uwo ni sawa nawe uzaze nawe mujyane muri gym yagukora nyashi se buriya njyewe baba ntazifite waba uzifite rero rwose ntabwo ari ngombwa ngo ufite nyashi n'ubundi sizo nagukunda ubishaka uzaze nawe uzaze kabisa tu ntaribi rwose amafaranga se atariho nabuze yo kwishyura gym washaka kuzajya wishyura nakwishyura ku kwezi wazajya ujyaho ku munsi iyo ushaka ntabwo ngiye nawe nkukunda ngo nkubura kwishyurira ngiye mu nzu rwose urimo urakora iki uvuye gusenga nyine mba ntabwo sinagiye ariko nzi ko ndava gym kare nyine birangira n'iki nyine wowe rwose wahagera se ukabura icyo kunywa tutabeshye icyo ushaka cyo nkukupire hasi be nawe ndarambiwe pe guhora umbwira ngo nkukupire buri munsi ntitwavugana ko mba nakwiyamagariye umbwira ngo ngwiki nkukupe amayinite aba ari ayanjye ariko si ujya unyumva jya ubanza utekereze neza nawe indi guhamagaye basaza bawe ato
kana nagukope nari bonesha umutwe gusa we meze bite zishaka kuba wigize gusa sana niba ari umuntu usigaye uba busy n'uwo kabisa nzi ko uyu munsi uri buze kundeba ntegereza ko mpamagara nawe so bizi se umunsi mfite akahofu kabisa mba nibereye asangahe nko mu masaha 9 ndamuhe kabisa ntari yes waje se ukaryama mu rugo hari ibiranja aya urumva ushaka ukorezo twa saa sita kandi kabimo nta nubwo ari ngombwa nanjye sindabifata baze tukanasangira yabayeho hagire nyine turi no kuruhuka yaruhukira mu rugo nanjye nari nicaye hanze ndi kuca inzara kujya muri salo biba byananiye ubwo ni ukuvuga ngo okay nari ibibanza dutunganye mu kanya numara gukaraba urahita undabura nyine mpite ndangira motari numva ushaka kurya agakisi ngo mubwire babwira ko baba bagutunganyiriza okay nari uko turasangira ibyo bateguye nari nyine ubwo wewe n'ubwo usoza urahita umbwira utangire motari nyine anakunza okay sawa umuntu batubana bajya ni wowe uri umuhamagara nka cyemba ni kubana na sheri wanjye ku munsi hano mfite umukobwa yaranzengereje buri munsi aho rambwira ngo bukupe kandi mba namuhamagaje amayinite uzi ko yanga bayamamagaye none nabo musiranye turazanye na sheri wanjye ariko mbona nanjye ntazi ibyiwe mani so nuvugishije usibye kugora abana b'abandi ubu uri gutereta umwana w'abandi tarabasha no kujya muri geto yawe wumva uri kumutereta ngo bigende gute asimani geto nizo zitereta sasa so kwitekurira ugahita ugenda nyine ubwo nta nawe nyine ugomba kujya hariya akajya hariya urumva mutereta umwe ufite mani garafure njye ndamukunda cyane pe ndamukunda cyane rwose noneho mani yaranzengereje izo nkundo ziracyabaho wumvishe nk'aka twavuganaga wumvishe ndi kukwinginga ashandi kumva wagira ngo ntagiye wenda banga buno uramagaye nyamara abona aranyibye nimero no kuri garafure yamwe ba nimero aho ni shyashya uyu mwana uramuzi ngo iki maze mwereka umwana tuba turi kuvuga ntabwo weho wajyamo rwose banza nyereke na nimero yiwe ntabwo mbyumva ntabwo najyamo we ntabwo wajyamo ntabwo mwana wazajya ureka urabivuga bizi karanzengereza ndagakunda cyane sineje none amabere yikoze amabere yikoze n'umwe hari aho muzi se yewe ibi ni ibiki banza umuzaminge neza urebe hari aho muzi iki gifoto uri kubona umuntu ari muzi akazaza uyu ni sheri wanjye niyo twavugana hariho n'unsetse wa mwana we nimero wayivanye nizize umunani mukwereka noneho n'unsetse niyo foto none ndanakweka n'ingi ufite none kugira ngo nabyumve neza wayikuye he none zo zinkuyu umukunzi wanjye nimero warayinyibye turaserera pe turaserera ntabwo none se umaze igihe kingana iki muvugana uyu mukobwa tumaranye amezi 3 tuvugana pe ndamukunda nubwo nyamuna ngo yaramaze imitsi acenga ndabona afite utuntu tw'utunyanga ariko njye singito nk'abatize ni ari musaza mamagaye n'ubwo nibyo none se witiza amayinite kuri phone yanjye se mu mamagaye telefone yawe se nyitiza se ubunguka numve
bisaga wowe ariko kanyamagaye kakambwira ngo ukasanze nagashatse ubwo urumva namenya ngo wabona naranabikoze nose ko nge abakobwa ubu babaye ese ko numva kaba kaguye neza ubwo kagiye kuza kundeba none nahagera uri nanjye baza ko yaramaze kubimbwira ese uramujyana ubwo ndaba ndeba duvugije ukuri urirukana wowe uragenda kuko n'igihe tuvuganye mbere biragenda bite yego urampuriye ariko se nubwo uriye nakwirukana weho kigiye gukurikiraho reka turebe ngo ubu ngubu ni saa 5 ambwiye ko mu kanya saa 6 nyamara arabasoje gukaraba nyamara ngiye kuzinuka wewe mwanye gahunda yasangaye yarangaga gasamu nani ngaraba ngezeho urumva yuko agomba kubanza iwanjye akazi wawe ariko reka nkubwire yafashe time nyine yo guhera hamwe ajya ahandi nyamara gukunda ibyo bateye bayi ibyo by'inkundo se ngiye gukunda nyamara ndabivamo nawe nzajya mbomora gusa nawe nk'ababana nta nubwo imyaka ufite wagakwiye gukundana wirirwa usozwa n'umuntu ngo urakunda kandi nigiriye ku muhanda ahubwo ndebe ari nicyo mu bakire no mpamvu cyantwaye umutima noneho ukunda ahubwo reba utuntu tunganya reka mbege ku muhanda ndaje mukaraye abakobwa b'iki gihe baba urabumura n'insanga hari n'igihe yaza nyine nkamukurikira aho rero ugira ikibazo ntabwo wewe nubona naza ndakurabura niba munazi muri shyushye sha muri shyushye ari uretse muri shyushye ishyushye gutya kagira imvura reka kwishimika cyane ariko imana imfashe wasanga ari nawe mamagaye ye uretse ishyushye nabaretse ibirombe bigiye ni ukuvuga ngo mu kanya mfite gahunda ya danje ariko nyine nawe urabizi mu kanya cyane turi bumvire urumva ye ariko agira inkuru n'umusore wanjye nyine nawe uramfasha umuvandimwe urangiza gato n'iki ntacyo nagukora neza nyine nakwima gato kubizi kuko twabanye kuva kera kumpamagara nambwira ati ndakubwira mu kanya bari kumbaza niba gahunda ari mfitanye banasanga ese yambwiye ngo yaba umwanya ngo nka saa 9 n'igice apo aho ngaho najyaho nari mfite saa 8 kuko ngewe nanjye ari cyane nari mfite cya saa 8 barasanga cyavuye mbana nawe ufite cyane ndagifite ibinyashi zinyashi gifite uyu munsi nawe ufite aso yanze gutaha so wanyine ntabwo yagomba gutaha ariko ntacyo namubeshye ko mfite akazi kugira ngo atayeho tubwira ati gutya agende kugira nanjye bitekonera ndabikora nk'umujene papa umujene nizeye neza wamfasha weta ntumugeze oya ako hagati ibyo mfite amatsiko sobe sibyana mba mpagaze amatsiko ni menshi kubyo cyaroti cyangeze ngwiki hasi mwana urareba ukabona njye nawe wenda sinzi wawe ariko njye ni ukuvuga ngo tutari kuri rebu nyine oya sibyo nshatse kuvuga uzanyemo akantu ko gutukana oya nta gutukana ariko nyine icyaha cyanjye kiba gikubiye bya danje kagira inkuru rero amatsiko yanyikisha cyane ntazo nyereke araza se uramubona aya maze nyakana ntagafoto se ariko se zifata ntabwo muri foto icyana mba mfite ntabwo uzi ko kiba gihagaze ariko uzi ko wabyibaye ni ukuvuga ngo amatsiko ni menshi ni ukuvuga ngo hapo wowe ntuza kugirira ndabizi irari ryawe dore ubu bashobora guhinguka hano nkabona irari riratakaye neza neza umwana amanyasha afite ndabizi abatipe muri iyi minsi ariko babaye hari n'ukuntu umubona ugahita umwimageta akibona icyana reba gwete sha reba gwete urakibona uvuze ngo ntuze ko witari nane si umwana n'uwanjye turi kuvugana wa kintu warasaze kubeshyira iki gusa uko wabyibagiwe saa 8 ntabwo biravamo mani ntabwo biravamo pe njyewe urambwira n'umwamburi shandekura oya umva se kamubwira urabimbwira neza njyewe urabimbwira neza aho kuyinyemerera muganye garafurera mbwira ko n'umukobwa nawe baziranye urambwira ko nawe muziranye gute harimo akagambana
ndamuzi ngiye tumanye amezi atatu mbese mwahuriye he banza ubimbwire neza twahuriye se ushinzwe kukwamenya wowe ngo ishari wanjye manje umukunzi wawe ukabifata mashini ndetse urabimbwira oya urabimbwira man urabimbwira nagucika pe tuninjuta ko nagucika ku mwana wanjye wa mbere waragiye garafure ndamwubashye shage nabo nasangira nawe shage witonda ndamwubashye garafure ko nyine ninjye nabo nasangira nawe je witonda ahubwo mbwira umwabwe nta bintu byinshi rero twahuriye umwana tumaranye imyaka ingahe turasanga nguje kwibaraguza ibyo ngibyo ushaka kumwa ko ari rekura ariko shande kuro ahubwo urabimbwira twera